Yewe nini? Kodi. Uyu neze ko uyu muryango ninde? Kodi. Kingura. Jesus. You know what? Ariko ubundi intebe nari ngiye bite se mwana Makuru. mwana yaragize Kira umwana ukora nzanye umwana urashikira umwana iyo nsuhuzo ni Babyloni we Teka uruvuga kubera ikindi kukubwira shikira umwana burabuca ngende kwihuta shikira umwana ahubwo nibyo byari binzaye tuzajya ibyira umuntu mbega ugasanga gizute Usijye kugusuzanya na turaziranye myo kuva ndi kugusutsa ndi kukubwira shikira umwana wawe abaye umwana wanjye tasa na tutaziranye umwana wawe Shikira ko ngunda muzanye shikira umwana wawe mbega nube no kunkanga rimwe twararanye sha rimwe twararanye urara no kuvuga ngo iki waruzuru kuraza mushiki wawe nambanye ko shikira umwana wawe ngera muri museke miliyoni mu bukanga ba mu bushituraga nje ntandimo shikira umwana wawe doro akajama ukingugiye askuzuru ukina nawe ndakubwira shikira umwana wawe shikira umwana wawe tena mu bukanga kugira nkura humuza baruzuru kurazanye ko sinamba mushiki wawe manzu nabase sopo kubazi ibiki ari hengu mushikira umwana wawe Chante muzi wanyu twarabanye nako igeza Chante ni igiki bone baba barashizamo bijyanje bashiraga mu mubiri mpamvu kandi kukubwira mushikira umwana wawe asiwimande nibo barashizamo ibyo bintu mu mubiri gwabo ngiko mwanya ntago mfite akubwiye shikira umwana rimwe none rimwe kujya kutabyara shikira umwana wawe ko mu bukangaga ube no kureka kunkanga ngo ngino umwana wawe doruyu mwana mugeme bangabarata yego ngewe iburasta wabutangiye ngewe narabuhazi gendishaga byuzuye nibutanze wamenye n'abagabo mwenshi niyo wabasanga mu mwana nuwawe kubera ngo kubyarana nuwo nshaka nabyaranye nawe nunkange doraga kajama kagabuzwa basuzugura gendere bunenge weshaje kwanza ngiye cyambere kibaho uzagenda baze mu muryango iri aho twaturutse ntago mbyaraga tandi wagatanu nzi wacu urabyaraga yo kwa muganga uzagenda ubazara kujya kandi ubyaraga rose ni kukuzanira umwana utabyaraga wowe umugabo ko ashaka kunkanga nunkange umva mena kukubwira nunkange mu bushitoraganye ntambagamo shikira umwana wawe umukobwa n'ibyawe kugenda no kwifata byose ni wewe ubwo tubireke batatgira batatwota abantu hano ni mu nzira ushaka tubigenza ute ngewe uko urabigenza niho uragira ute niho urabimbwira ndashaka ngucemana nizo wabimbwira bikarangira ntabwo nshaka gusa bambwira shaka wasanga nari uwanjye nge rero mbere kugira tuganire zana agatebe nicara agatebe sha agatebe ko sha umwana wawe Frank Ruwasko agatebe ngo ntari uwawe n'uwawe oya pe umwana wasanga ari uwanjye ariko umbwire cyasha ndicara kawe sha mwana we temwa none umwana kumbwira rero kugira noneho tutere guseba wasanga nari uwanjye kuko ya nawe weho mbwira si uke wacu ngiye bazi ko nabyaraga urabya ibyo kubimbwira mu matwi oya ibyo kubimbwira mu matwi ganjye nta ibyo kubimbwira ngo ndabyaga nashaka ibyo nibyo nshaka kumva mu matwi ganjye mu nzanye nta muntu ubamo ngewe ndisi batera ngaho batera ibikuru kumbwira ngo anyibaze ko utabyaraga yewe ni sebateri bro doruyu tubigenze biti nihora bimenya kundu turabigenza hera rero ngewe ndi kugira ngo usaba amafaranga singo umwana mushire ko bandi bagara ingosha icyo kintu ibyo nabyo biradutesha umutwe ngahe rero aguramba rwose ndagashikira nshaka igihumbi 10,000 cy'idolari igihumbi cy'idolari 10,000 umugore umwana nanjye buriya urukana ko ucinzwe gushikira igihumbi ndako ari menshi mwakora 5,000 natanze igihumbi menshi ko 5,000 natanze
5 mili watanze n'ubuntu buvaga mu mwana kanzwe 5 mili wagize ute wampaye nta nshaka njya n'igihumbi n'igihumbi niba kujya gihumbi ndapunguza hijana umpe 900 mwana wanje sha urapunguza hijana umpe 900 kuko byanje oya parapunda punguza hijana umpe 900 kuko byanje sha ni weho ndiyo Ese mupimyisi byaba byiza nkamureba ibikorwa byanyu niba bise kabisa. Uko bara kwa rumbwira ngo kumpa amafaranga. Agoko betegeye mbi nsanga nibikorwa byose kabisa. So kwa rumbwira ngo kumpa amafaranga manzuga mpene urangiza ubirute ubone ko umupima. Oya ngomba kumupima nge nanagukupita na bibi. $10 umwana ukamurera fresh. Ukamurera neza. Ya manzu yampe ubone umupima. Oya shanda murera neza uko igipimo. Ngiye kuzana igipimo cya mbere ndamupimisha inda ibyo bitatu. So kwa ruvuze ngo ugiye kumanza wampite gihumbi ubone umupima. Wa mukobwa banzi yuko nari uwanjye nzi yuko ari uwanjye nta kibazo ngewe. Uyu umurere fresh ndakupita ibyo. Kuvuza murambe ibyo bihumbi 2 ngo. Daro abiri nka gutya. Rimwe narifata gutya ngarishira hano gutya. Abonye mbega kwa mfano yonye guragana amazi. Dore ndifatisha akaboko kamwe akabonye. Abonye. Noneho uyu sha iyi warabonye zana akatoki kamwe ibikorwa si ibyageze sha n'ingendo no kwifata n'ibikorwa byose ngo shambati wasanga ari uwanjye uwo mwana rero nagikorera nikorera igaro ndebe unyicira umwana nubwo nabigishashwe ntabwo nagara naho kugira unyicira umwana none kumwikaraze igaro kubera yakubye yuko nje none nanarifataga nka naho nangana naho ugazazagikorera nje arashaka kunyicira umwana gasopu wewe rukunde oya kino ngo yacyanze ndacanze wareba ibindi by'umupimisha ni bitatu reba ibindi by'umupimisha reba ibindi by'umupimisha kanza n'ikindi umwana sha nakine babarira mbega nango nanjye mushire umwana kanza n'ikindi shanza n'ikindi mu rugo rwanje nta kintu kiboragamo sheri shalatu umwana sha nawe wese umwana wabonye ngewe iki rero ni nk'amwana nko kwinyuguza nabonye aka rero ni agasome akamare umwana wanjye ugeze naho kumuha inzoga waranyanze wanjye inda yanjye wanzana umwana wanjye none ugeze naho kumuha inzoga ugeze naho kumuha inzoga yaba umwana wawe byagara naho umupimira oya nge ngomba kumupima wagara naho umuha inzoga izo nzoga amakuta kandi ushaka amakuta niho yampaye amakuru neza ntabwo byavuga ngo ugiye kunyicira umwana umwana wanjye namucyura hasigaye kimwe shacyo urayajanye kwanjye kumyanjye kuyagura kwanjye bazi yuko ndi umusore singo none ashobora kurera umwana kandi n'umugore wamwemera ariko njye yakuyamwemera kubera iki ngiye kumupimisha kimwe amakutu ya Jane Asikora uvuze ngo ugiye kumpa amakuta ntabwo amafaranga wagamba jewe uwo mwana ngomba kwagoye ko nkamupima uzuka mupima ni ngombwa nk'umupima ntabwo amafaranga ibyanjye cyaro arigende numbyaraga nje nabikubwira ko ndayabyara akazi mazamo iminsi ntabwo nayaba kwambyariye none nanjye ko abona sambanyije bose nanwanzaniye umwana mbere yego buriya umva akazi mazamo imyaka guturuka mu buhinja bwanjye kugeza inino sa ntabwo nayaba kwambyariye ye kuva 5 njyabana kuva diza njyabana kugira nkawe yo mu bakobwa naraje yomba kibaye pointaga nka gutya mu kayi urambye ngo ugiye kumpa amakuta na bibiliya buni iba yuzuye ngo ugiye kumpa amakuta nakibazo ariko shaka konje amakuta atari uwanjye kereka wenda ni Imana yabikoze se ubundi ni Imana yabikoze ubundi umuntu ajya kubyara ni Imana yaragize uti cyo nuko kwikira Babylon niba nibinyesha amakuta ndayafite ariko umwana nagaro wanjye oya uhari uvuze ngo ugiye kumubwira utugiye kumupima nta kibazo byose babyatutse kugira ngo byarisha akaba ari kumupima nta kibazo zanasha umwana mupime nta kibazo nta uza n'umupima urambi 2,000 nta bwanwa afite nta musatsi mfite ndagukubita 2 agipima nwangiza upima umwana umpa amakuta kanyizanisha ndebe kuntu biraba kera narateraga umwana ni nanyikore kano uri uyu muntu wewe afite ubwenge ufite ubwenge nubwo nabigishojwe ntabwo nabigishojwe kuvuga ngo ugiye kunyicira umwana nubwo nabigishojwe ntabwo nabigishojwe kuvuga ku buryo navuga ngo ugiye kunyicira umwana ese kubita ute wabwiye ngo
none na kimwe kivuyemo nta na kimwe kivuyemo najyana umwana wanjye ku buyobozi umva mbere kukubwira ku buyobozi ngiye kugukoza isoni imbere kukwandagaza ubere kuko isoni mu mugi wacu mu karite yacu nzima uko ugiye kugira umuyobozi genda njyewe ndagusangayo n'umuyobozi atarora kujute ariko nshaka wigize umurastamba kwigira umubabironi nkanye nkimara gutwara na nahise mbu umubabironi uburastamba uvamo inasangiye kugukoza isoni nanjye nakivamo sha kukwandagaza nanjye nakivamo yuko mwago no mugi wacu uguvuye mugiye kukwandagaza gukoza isoni twigize abarasta turi babiri nge nigira umubabironi wahugomeza mu burasta bwawe ariko ngiye kukwandagaza imbere kugukoza isoni shagenda no muyobozi ngiye kujya taru ariko nshaka njuransanga ndagiye ndagiye sha uransanga Babylon ngewe neza rubanda kabisa ngo nabyaye umwana wapi man nge nago ndi kubyumva nubwo ajya kwa muyobozi ariko kangira nsangeyo nakore inshuti zanjye zigira ute zihansange nge zihansange mayo bimeze utemwa shahaha ndi merutse kugera merutse kugera bya revenche juranga kujya mu bebe yancijeho umwana semwe gira umerekeze tujye kubigira ture kuntu byavamo wa undi hajya twagezanye nkatinya abasirikare nibyo igira ubanguke yego mwabanguka akurundi wane niko ngondeke muze mukare tuzi kuri umusaza ariko ihangane umerekeza rakabazo ngize hirya kwa pasteur nako kumuyobozera na bate pasteur anzagamo niwe musaza twemeraga nubwo nyine anzagamo ariko arakazo ngize kumuyobozera hirya mumerekeze sawa ubanguke rero Yebo. Karama. Wiriwe. Nuzute. Ngiye. Nisoma. Makuru g'iminsi. Bakumenye. Mwewe mfite ikibazo. Fata gatabo ngaho wicare rero. Ngiye mfite ikibazo. Kadogo bimeze ute? Mwewe ikibazo mfite. Ngiye umugabo yanteye indanga kuyirera. Njyaye n'umwana yanga kumurera. Umuyobozi wagira icyo wamfataho. Umuyobozi wagira icyo wamfasha kubera mfite ikibazo. Umugabo yanteye inda yanga kuyirera umwana avutse yanga kumurera ngiye muri nk'umuyobozi mwagira ibyo mwamfashaho kubera mfite ikibazo n'uyo Noso umusore bitaga uwo musore bamwitaga Kiginga Kiginga se wano hepfo abikoza kayo Odanga kwa shefu suyura muraho shefu imeze ute mwa shefu icara mwa temko izanye buriya muri muyobozi ni bari kuregara imeze ute mwa Kiginga mwatebutse abo bose batebutse nta kibazo nibo bana babyeyi bameke ni mwaka kabona naje komera nde niko nabaye muje muranserukira bujya mfite abasore Mwatebutse. mwikaritiye yemuko amakuru muje muranserukira nabo nawe rasta wewe mukomere muyobozi ndamukunda zari iminsi nuko ngo mwabyashaye ujya urabahe wani waserutse ngaho nawe rasta ikibazo hano mbega mbo rero reka bura hari tutabasobanuriye nabagabo mu kibice ngaha dore agamahanga ngo ni ngitwa ga Kiginga ngo garage gaje hepfo kwa Foyibe garamukunda garangira kumubenguka kageza amahiga kaba kakubisemo kagahirima bwije muno guca kabanza gushiramo kagahirima bwije kagahirima bwije kavutse kavuka kitwa Saidi ka Saidi gakuze dore ngaka kamaze kungana gakuze agamarenga nje ndi kugumva nje umva rero umva ikibazo ikibazo ko kimeze Kiginga yateye inda
mureka tete foyi yanga none kuma afite inda inda kuma afite inda kandi ari umwana waje Ngiye muri make kera bakuriye n'abavandimwe mwe ikibazo mfite cyo murakizi cyo navuze ngo mukivuge no kwande kwa shefu sozi ko nabyaraga eske nari waherekeje papa ko ntubyaraga gute kandi umwana ari uwawe so merekeje kwa muganga bagiye kumpima yagiye kubona mbona umukobwa ngo ni mureka tetefo yibe twararanye rimwe anshiraho umwana ibi nibyo bya umwana wanjye ni wawe ntawe se ni wawe gute uyu mwana wanjye uyu ejo bundi nagurishije gitari uyu mwana ndi kumwigura ese njye ntobamfunga ntabwo amafaranga umwana wanjye ni wawe ntabwo amafaranga hejuru y'umwana ceceka muyobo ejo bundi igihe nyandikirwa niho kumfunga nkanjye pastor mukozi w'Imana mukankura mukanza ntabwirije abizera ngo umwana wanje nimabwije kanje ngo bakanzaniye uyu mwana uyoboye ko ari uwanje musi ni umwana n'uyu ndana ari impano umwana ari impano umwana ni uwanjye uyu mwana wanje uyu mwana uwanjye uyu mwana ni uwanjye umwana wanje n'agatorogo mwaye kimwe abagabo mbese yafungiye abagabo bangahe ajya mu rutera amagara hejuru umwana ni uwanjye uyu naramufu akomero ni ndani nanditse amarira akomero ni berekanye nabumva ndabuzebanda umwana ko ni uwanjye umwana ni uwanje kanze kumutunga urutoke namutangiye amafaranga telefone y'umuyobozi sha uyu mwana hajya mwese mu kumwita wanyu ariko narumvishe ngo nango ni wawe ariko arinda wanda hari kirimo ntambizi n'uyu ndangaza ngo umwana wanje uyu mupasa ahangara igitari kiragenda igitari mwese uyu mwana ni uwanje uyu mwana n'umuri bakugasumo ceceka uzi yuko ari umwana uzi yuko uyu mwana ari uwe nashira agatoki hejuru uzi yuko ari nakamanure uzi ko uyu mwana ari uwe namarika akaguru nambaye hadata akomiro niberekanye bati voyi uzikuri inkumu uzikuri ishami aba bagabo bose umwana ngo niyabo uzikuri ishami voyi nta soni koko nta soni umanura amaguru uzikuri ishami koko muyobo uhangare ngiye kuri jambo mu kanwa we igihagararo cyawe wumve ko ushaka kuri jambo mu kanwa unduke ngo ndishana ngewe foyida uhangare unduke ndishana suri kureba muyobo ndeba suri kureba n'abagabo bose kuntu bangana kuntu wicaranye nabo n'ukuntu nicaranye nabo nararanye n'abana bose mfite inda yawe umwana wawe n'amaraso gawe se wamfunze nta makuta yaje suraho umushehe amakuta